Irimbi rya Rusororo riherereye mu karere ka Gasabo kuva ryatangira gushyingurwamo muri 2011 ubu hasigaye hegitari hafi 5 gusa bitewe n'uburyo abaganira irimbi biyongereye. Hakaba hari impungenge zo kuba mu myaka 2 rizaba ryuzuye. Mu irimbi rya Busanza riherereye mu karere ka Kicukiro hashize amezi arenga 2 nta bikorwa byo gushyingura abitabye Imana muri iri rimbi, bikaba biterwa nuko iri rimbi ryamaze kuzura. Ibi bituma haba abantu benshi cyane bajya gushyingura mu irimbi rya Rusororo riherereye mu karere ka Gasabo. Bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Kigali bagaragaza impungenge z'uburyo gushyingura muri iki gihe hakoreshejwe sima n'amakaro ngo ari byo bimara ubutaka. Urazi urutoki rwari ruhari, urazi imyaka yeraga ngaha hari hakomeye cyane, kandi urebye no hakurya aho hashize n'umudugudu waba wakarura ari mwiza cyane, none urabona hagiye umudugudu w'intuza w'irimbi. Biduteye impungenge kuko natwe dutuye hano hafi, urumva ko bari kudusatira bashaka kutwimura aho dutuye. Ubwo rero impungenge zo ntago zabura. Ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo buvuga ko uburi mu gikorwa cyo kwimura abaturage baturiye irimbi rya Rusororo kuri hegitari 2 mu rwego rwo kwagura iryo rimbi. Ubona rero yuko igihe cyari giteganijwe nyine 2019 ntabwo byagezayo, niyo mpamvu twatangiye process yo kugira ngo tu expropriate ubundi butaka kugira ngo twongere nyine hatararangira. Ubona rero hatagize igihinduka mu mishyingurire twazageraho tukagira ikibazo cyo gushyingura cyangwa se aho dushyingura ubundi hakabaye hakorerwa ibindi bikorwa bitunga abaturage. Mu rwego rwo kugabanya ubutaka bukoreshwa hashyingurwa imirambo, biranemewe ko yatwikwa, ariko ibintu bivugwaho rumwe. Gutwika no gutwika nyine reka ibyo bintu ntaho ndabibona. Ni ukuvuga ngo gutwika umuntu wapfuye wowe urumva ukumva ari byo baramahano? Amahano gusa byaba ari ibindi. Gutwika umuntu rwose, umuntu ukabona umuntu umutwika, umuntu wawe ukamutwika areba yamara gushya ukataha, ni ibintu bizima koko. Uri umuntu w'umugabo, iyo umuntu yapfuye aba yapfuye. Cyo kuvuga rero ngo umuco bizagenda bihinduka, abantu bazagenda babyumva boro kuko ni igihombo kuba ubutaka bungana gutya bushize mu myaka ingahe, mu myaka 20 iri imbere ubutaka buzaba burangira nka hose bazaba hose barahagize. Ubwo rero abantu bazagenda babyumva buke ariko numva icyaba cyiza ari uko bazabyumva imirambo bakayitwika, kuko hari ibindi bihugu bitwika. Ubundi umuntu aba ari umuntu ariho ndetse ataranavuka, ariho n'igihe yapfuye. Niyo mpamvu habaho gushyingura umuntu mu cyubahiro, nubwo umwuka we, roho ye iba yagiye, ariko uriya mubiri uba ugomba guhabwa agaciro kandi ukomeza kugira ubutumwa utanga nubwo aba yapfuye. Rero niyo mpamvu usanga no muri Bibiliya henshi uzasanga nk'abantu bagiye muri Egiputa, igihe cyo gutaha bava muri Egiputa n'imirambo yabo barayijyanaga. Bivuga rero ngo ntabwo biba birangiye nyakurangira. Imyemerere n'umuco biracyari imbogamizi ku itegeko ryemerera ubyifuza wese gusaba ko umurambo we wazatwikwa igihe azaba yitabye Imana. Hari igikwiye gukorwa kugira ngo ubutaka bunini bukorerwaho ibikorwa byo gushyingura abantu bitabye Imana bugabanuke, bitewe nuko ubutaka bugira uruhare mu bikorwa bitandukanye birimo iby'ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'imiturire, kugira ngo ibikorwa bindi by'iterambere nabyo bikomeze. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, i Kigali.